Hello, izi ni brokoli zitekanye n'inyama, ngiye kubereka uburyo nabiteguye. Inyama izo arizo zose waba ufite hano wazikoresha, ariko icyiza ni uko wakoresha inyama zidafite amagufa. Aha ngaha njyewe nahisemo gukoresha inkoko, iki ni igituza cy'inkoko nicyo ngiye gukoresha. Ngiye kuzikata gutya, muri kubona ndi kuzikatamo ibice bitoya. Noneho hano ngiye kongeramo umunyu, hanyuma noneho nongeremo na black pepper, hanyuma noneho nindangiza mpite nshyiramo n'agafarini gakeya, ndakoresha nk'ikiko kimwe cy'ifarini. Noneho nindangiza mbivange. Ngiye gutangira guteka za nyama, ndashyira amavuta ku ipanu. Hano ngiye kuziteka mu mavuta menshi, hanyuma noneho nyareke ashye, noneho nindangiza mpite nshyiramo za nyama. Gutya ngiye kuziteka ku muriro mwinshi, ndaziteka muri ano mavuta kugeza zihiye. Hanyuma noneho icyo ngiye gukora, ngiye kuzipfundikira. Hanyuma noneho ngiye gutangira gutegura n'ibindi ndi bukoreshe. Iyi ni karoti namaze kuyihata no kuyironga, noneho reka nyikate muri ubu buryo. Hano noneho mafite na brokoli. Brokoli yo ntago ndayironga maze kuyikata. Nayo ngiye kuyikata, hanyuma nimara kuyikata nibwo ndibuze kuyironga. Yo ndayironga nyuma. Hanyuma za nyama noneho ngiye kuzihindura cyangwa se kuzigaragura ku nshuro ya mbere. Hanyuma noneho iruhande rumwe ngende nzihindura nteke n'urundi ruhande. Noneho ndongera nzipfundikire, nze kongera kuzihindura inshuro ya kabiri, ziraza kuba zihiye. Hano noneho nizimara gushya ndahita nzarura, nzikure muri aya mavuta, nzishyire muri aka gasorori. Hano noneho ngiye gushyushya amazi no kuyabiza. Nayabizanyije n'umunyu, noneho ngiye guhita nshyiramo za mboga, karoti ndetse na za brokoli. Ngiye kuziteka muri aya mazi yabize nibuze umunota umwe. Wa munota umwe nushira, noneho ndahita nzikura muri aya mazi, nzivange n'izi nyama. Ntabwo ari ngombwa kuzishyira mu gasorori kazo, ushobora kubivanga gutya nta kibazo. Hano noneho ngiye gufata indi panu nshyireho utuvuta dukeya, hanyuma noneho nindangiza mpite mfata udutungurusumu ndetse na tangawize, bishyire muri utu tuvuta mbigaragura akanya gatoya. Hanyuma noneho ndahita nshyiramo ikiyiko kimwe cya sauce tomate. Noneho nindangiza nshyiremo soy sauce ikiyiko kimwe. Hari abantu badakunda ino soy sauce y'umukara cyane, ino dark. Hari abantu bakunda iri light, ubwo niyo mwazajya mukoresha. Noneho ndabivanga akanya gatoya. Hanyuma ikindi ngiye gushyiramo vinaigre, ndashyiramo utuyiko tubiri twa vinaigre. Ushobora gukoresha indimu udafite vinaigre, cyangwa se ukunda gukoresha indimu mu cyimbo cyo gukoresha vinaigre. Hanyuma noneho aya ni y'amazi nakoresheje ndi kutogosa za mboga. Ngiye gushyiramo akakombe kamwe gatoya, niko nshyizemo. Noneho ngiye kubivanga mbireke bibire
bibire nk'iminota 2 kuko nguko biba bigenda bizamura urufuro nako ni urufuro bigenda bizamuka gutya. Ngiye kuguma mbivange gutya noneho mbireke bibire nk'iminota 2. Noneho rero ahangaha iyo biri kuzamuka gutya ugabanya umuriro, ntukoreshe umuriro mwinshi kugira ngo bitagukamana vuba vuba byihuse, ukajya ugenda ugaragura gutya. Noneho rero hano ndahita nongeramo bya bindi byose, za mboga, brokoli na karoti na za nyama, noneho bivange neza, kano gasosi kaze gukwira hose. Noneho nindangiza nanone bipfundikira akanya gatoya nk'iminota noneho 2. Izi mboga ntabwo zari zahiye neza kubera ko nazishyize mu mazi umunota 1 gusa mpita nzikuramo. Ngiye kongera noneho nziteke iyindi minota 2. Noneho rero dore bya biryo byacu, dore uko bimeze, byahiye birasa neza. Ni inyama zitekanye n'imboga, by'umwihariko abantu bakunda brokoli. Ubu ni uburyo bwiza bwo guteka brokoli, ziraryoha cyane. Hanyuma n'aba bantu batazikunda, ahangaha mwazikunda rwose, ahangaha ndabihamya ko ziba ziryoshye cyane. Noneho rero tuzasubira ubutaha, mwibuke gukora share, gukanda like ndetse no gukora subscribe ku bantu bashyashya. Tuzasubira ubutaha, bye bye. Nitwa Afia Murutasibo.